Turongeye turabasuhuje inshuti bavandimwe bakunzi ba Nzuri Business Group Limited, by'umwihariko mwebwe mudahwema kudukurikirana kuri iyi channel yacu ya Nzuri Market. Mukomeze mukande subscribe, mukore na share kugira ngo mukomeze kujya mubona ibyiza byose tugenda tubagezaho umunsi ku wundi gatanu kuri gatanu. Nkuko mubimenyereye rero tuba tubagezaho imitungo itimukanwa, yaba igurishwa, ikodeshwa, kandi ku giciro cyiza cyane. Muri aka kanya rero tugiye kubagezaho cyangwa se turi kubereka inzu nziza cyane iri ahantu heza hano mu mujyi wa Kigali rwagati, ahazwi nko mu Nyakabanda ya Nyamirambo, hano haruguru rwose hafi cyane ya Nyabugogo cyangwa hafi cyane yo mu mujyi hagati. Ni inzu nziza ibura utuntu dukeya cyane tw'udusuku kugira ngo ibe irangiye, ariko mu by'ukuri bayibamo ibyinshi birakoze. Ibibura ni ibintu bike cyane by'amasuku, ariko bitakubuza kuyituramo. Nkuko mubibona rero ni inzu igezweho y'igisenge, kandi iri mu kibanza kinini cyane, iri mu kibanza kinini gifite metero kare 579. Murumva yuko ari hafi ibibanza bibiri, kuko tubizi twese yuko ikibanza kigira metero kare 300. Urumva ni hafi ibibanza bibiri. Iyi nzu rero kandi ikaba iri hafi cyane ya kaburimbo, kuko iri ahantu hafi y'urusengero, hafi ya kiliziya, hafi rwose ya kaburimbo ya hano muri Nyakabanda. Iyi nzu rero nkuko nabibabwiye ikaba iri mu kibanza kinini, nayo ubwayo akaba ari nini. Murabona ifite n'umurima w'igikoni, murabona harimo imboga nziza, ifite jardin, ifite naho washyira parikingi, ifite amanex nayo atarangiye. Ibi byose ni ibintu wakora witonze cyangwa se ugahita ubikorera rimwe, byaterwa nawe n'ubushobozi bwawe waba ufite. Iyi nzu rero ifite ibyumba 5 byose, ifite ibyumba 5, ikagira toilette mu nzu 3. Uvuga ngo muri izo toilette zo mu nzu hari toilette imwe ikoze kandi neza wakoresha cyangwa se ikoreshwa. Izindi 2 nazo aho zateganyirijwe cyangwa se aho ushobora kuba wazishyira naho harahari. Ni inzu ushobora gukora uko ubyifuza rwose. Iyi nzu rero kandi ikaba ishaka amafaranga make, ariko tubibutse yuko irimo plafond nkuko muri bubibone muri salon, naho kwibaraza muragenda mubibona. Ifite clôture murabibona, ifite imbuga nini cyane. Ni inzu rwose imeze neza kandi ishaka amafaranga make cyane ugereranyije n'ikibanza nayo ubwayo nuko ingana. Ese ugira ngo ubundi hano wahabona ikibanza rwose munsi ya miliyoni 30 ubaye unakibonye? Uretse ko bitaboneka, ni ukugura inzu n'ubundi ukubakamwo iyo ushaka. Noneho wowe tuguhaye inzu kandi igezweho kandi mu kibanza kinini. Iki kibanza n'ubundi cyagurwa hejuru y'ayo mafaranga miliyoni 30. Akarusho rero k'iyi nzu irashaka amafaranga make cyane, kuko irashaka miliyoni 40 kandi ziri negociable. Ni ukuvuga ngo ni 40,000 by'amadolari, kandi rwose biri negotiable, dushobora kugabanya. Ngwino rero usura iyi nzu, ngwino wigurira inzu iri hafi aho ushobora kugera mu mujyi bikoroheye, ashobora kugera Nyabugogo bikoroheye, iri hafi y'ibintu byose. Ngwino yigure ku mafaranga make cyane miliyoni 40, kandi tukakugabanyiriza. Ubwo rero uramutse ukunze iyi nzu, uramutse uyikunze, ushobora kuduhamagara kuri 0788486797, cyangwa se ukaduhamagara kuri 0782 Si ibyo gusa kandi ushobora kudusura ku zindi mbuga zacu, arizo Instagram, Facebook page, Twitter, hose twitwa Nzuri Market. Ariko kandi wajya no kuri website yacu www.nzuri.rw. Ushobora kandi kudusanga aho dukorera hano ku Muhima kuri Yamaha. Ugeze muri Feruje ureba inzu ya kabiri usa n'ujya Nyabugogo y'amatafari ahiye yanditseho Shema House, ukazamuka muri etage yayo ya nyuma
ugakata umuryango wa mbere mu gikari cyangwa se ku ruhande rureba ku Gisozi, ukaza tukakugezaho amazu agurishwa, akodeshwa, ibibanza, amasambu bigurishwa, byose tukabigutambagiza ukihitiramo. Si ngombwa ngo uze ushaka kugura gusa cyangwa kugurisha, ushobora no kuza ufite umutungo ushaka ko tukumanagingira tukagufasha kuwubyaza umusaruro mu buryo bwizewe kandi bwunguka, tukagufasha kubona abakiriya mu buryo buhoraho. N'ubundi wahadusanga kuko turagukorera ibintu bya management rwose y'imitungo yanyu, tubashakira abakiriya, tubafashe no kwishyuza abarimo, tubafashe gufata neza imitungo yanyu. Hari abantu usanga bari mu bihugu by'amahanga, bari hanze y'igihugu, ugasanga basigiye imitungo yabo bene wabo, famiye, ugasanga yafashwe nabi, ari amafaranga ntabagereho, ari iki. Ni mu biduhe tubikore nk'akazi, mureke ibintu byo kuvuga ngo ni mwene wacu, ni murumuna wanjye, ni mukuru wanjye, ni data wacu. Ni mubizane tubibafashe, tubibamanagingire mu buryo bwa kinyamwuga. Nawe kandi ushaka kubaka, ufite ikibanza cyangwa se utagifite ariko utekereza kubaka, ngwino tukikurangire, tunagukorere igishushanyo cyangwa se tugukorere plan y'inzu nziza igezweho, kandi tukwereka ukuntu ushobora kuyubaka cyangwa se dushobora kuyikubakira ku mafaranga make cyane, inzu yawe ikaba ihagaze kandi wajyaga ubibona nk'inzozi. Ngwino tugufashe kugukorera plan kandi tunakubakire. Nawe muntu rero ufite ibibazo bya cyamunara, inzu yawe bagiye kuyiteza, ibaruwa zibaye 2, ibaruwa zibaye 3, amatangazo yasohotse, ngwino tugushakira abakiriya mu buryo bwihuse, tukubonere abantu bakugurira, nawe ubashe kugira icyo usagura. Tubafasha byinshi rero hano muri Nzuri Business Group Limited, tubagira inama. Nitwe twenyine tubasha kukurangira umutungo ukawugura nta litije, nta kibazo kindi na kimwe. Komeza rero ukande subscribe aho uri hose, ukore na share kugira ngo abantu cyangwa inshuti za hirya no hino nazo zijye zibona ibyiza byose tugenda tubagezaho umunsi ku wundi, 5 kuri 5. Ni karibu cyane rero, tubahaye ikaze hano iwacu muri Nzuri Business Group Limited. Umukiriya ni umwami kandi rwose turabakunda cyane, turabagezaho serivisi nziza umunsi ku wundi, 5 kuri 5. Ni nako kandi twibutsa abandi bifuza guhagararira ibikorwa byacu hirya no hino mu gihugu, ni mutugane tubahe ubusobanuro buhagije. Murakoze cyane.